Ndagushimiye cyane wowe ufunguye iyi video nonaha. Hano wageze ni kuri Tuku TV Show. Utarakora subscribe rero nicyo gihe ni nako kanya kugira ngo ukomeze udushyigikire ukanda subscribe. Gahunda tugira hano ni yitwa Tuyumve Byimbitse. Tugiye kumvira hamwe indirimbo muri gahunda yacu hano kuri Tuku TV Show yitwa Tuyumve Byimbitse. Ni za ndirimbo twagiye dukunda ariko tukazikunda zicuranze, rimwe na rimwe ntitwumve amagambo neza azigize. Rero niyo gahunda twabazaniye ahangaha kugira ngo tujye tubasha kumva neza ubutumwa bukubiye muri za ndirimbo twagiye dukunda umunsi ku wundi. Nge mugiye kubana nitwa Sendege Obed nk'ibisanzwe aka Tuku. Indirimbo tugiye kumvayo muri aka kanya yitwa Bya Bindi by Vumilia. Ikaze rero ukomeza kubana natwe. Vumilia atangira atubwira ati, kuko arabwira nge nawe ati, intekerezo zanjye zibutse imirimo y'Imana ikomeye, mbega ngo ndabona ineza yawe muri bya bihe byari bingoye, mbega ngo ubuntu bwawe mukiza wanjye ngo burangendaho amanywa nijoro. Satani ampa impamvu zo kurira, Yesu ukampa impamvu zo kwishima. Ati bya bindi byose wakoze Yesu we byanteye kukwizera. Ati bya bindi byose wakoze Yesu we byatumye nshira ubwoba. Nukuri ibyo wakoze nge ndashima kuko nkuragije n'ibiri imbere. Ati ibyo wakoze nge ndashima kuko nkuragije n'ibiri imbere. Nicyo gihe ngo nawe uragize Imana yawe, ibyawe byose biri imbere, kuko wowe nanjye ntacyo twishoboza ku byo kuri iyi si. Ati byantera umubabaro, ati ibyo byose biratondetse imbere yanjye. Ati byose byantera kubaho nshenguwe, ibyo byose nabyo biratondetse cyane. Ati bya bindi byantera kubaho nigunze, ati ibyo nabyo birahagaze ni nk'imisozi. Ati Yesu Kristo wabambwe ampa impamvu zo kwishima. Ati bya bindi byose wakoze Yesu we byanteye kukwizera. Ati bya bindi byose wakoze, ati ibyo byose byatumye nshira ubwoba. Ati ibyo wakoze, ati nge ndashima kuko nkuragije n'ibiri imbere. Ati ibyo wakoze nge ndashima kandi nkuragije n'ibiri imbere. Akomeza atubwira ati bya bindi byose wakoze Yesu we byanteye kukwizera. Ati bya bindi byose wakoze Yesu byatumye nshira ubwoba. Nukuri ati ibyo wakoze nukuri nge ndashima kuko nkuragije n'ibiri imbere. Ati ibyo wakoze ngewe ndashima kuko nkuragije n'ibiri imbere. Ndagushimiye cyane wakoze kubana natwe. Nge nari Sendege Obed nk'ibisanzwe. Kora subscribe rero kugira ngo ukomeze udushyigikire. Komeza kugira ibihe byiza.